turabasuhuje mwese abakurikiranye Sikitu TV hirya no hino ku isi n'ahandi iwacu mu gihugu iwacu mu Rwanda. Hano uyu muvugana nk'umunyamakuru jewe nitwa Peter, ariko sindi njyenyine. Ubushize nari ndi njyenyine, ntabwo nageze n'irungu. Kumwe ese nawe urahari? Amatwi n'amabinga nitwa Ingabire Jeanne, baramenyereye muri Sikitu. Bakunzi bacu ndabasuhuje cyane. Turakwikirije cyane. Ahubwo nyakira. Ndakwakiriye Peter. Aranyakire rero. Ndakwakiriye muri Sikitu TV channel. Aha, bafite impundu rero ni muzika. Nako, sorry. Abatanga mpundu. So waruzi ko ubundi batavuga ngo ni muvuze impundu. Ni mutange impundu. Sorry. Iryo ni isomo rishyashya. Rero nagira ngo mbanze muvuze umwaka mushya. Seko ucyawukira amahereza azaba yahe. Imana ishimwe ko twaragije umwaka wa 2024 umwaka mushya muhire. Umwaka mushya muhire rero ku bantu mwese mudukurikiye, ku nshuti zacu zibana natwe amanywa n'ijoro kuri channel Sikitu TV. Turabashima cyane, turabashima ko twabanye umwaka washize warangiye 2024. Uyu munsi tubahaye ikaze ku kiganiro cya mbere dukoze, ndavuga dukoze abandi ibyo twakoze. Icyo duteye kamera tugakora mu mwaka wa 2025. Nahaye abakunzi bacu mwese abadukurikira mereye kuba dukoreye amashare, like na comment na subscribe umwaka ushize. Turabashimiye cyane ko mukadutereranye. Barakoze pe, barakoze ntacyo batakoze. Ewa Imana irahumugisha. Amen amen. Hanyuma rero imbere yacu turi kumwe n'abashyitsi Jeanne. Reka batangire batwibwira, ariko ndahera he uyu munsi. Reka mbera imbere yanjye nawe yambonye atangire yivuga. Murakoze cyane. Ubundi menyerewe kuri Sikitu Jerome. Ari no ufite channel yitwa Sikitu TV. Yego. Nkaba tuye muri Gasabo. Yego. Kinyinya. Yego. Akagari ka Gacuriro. Akagari ka Gacuriro. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ruhande rwawe hari haragenda mbita ngo nabakirigitananga, ariko none uyu munsi menya atari umukirigitananga ndi kumwe nawe. Ese turakwita umukirigitananga ra? Ndi umuhanzi. Yego. Nitwa Nyiramukoye Rusi. Wongera ijwi kugira ngo abadukurikiye bakumve neza. Ndi umuhanzi. Yego. Curanga igicurangisho bakita umuduri. Komereza aho twibwira. Ubwo ni ukuvuga ngo ntuye umurenge wa Muhima. Ni mu murenge wa Muhima, akarere ka Nyarugenge, akagari k'Amahoro. Ubwo rero nkora akazi ko gucuranga umuduri. Yego. Ubwo rero niko kazi nkora, nkaba ndi umuhanzi kazi. Ukaba wishimiye kandi kuba winjiye hano
kwa Skitu TV, yego kuri channel ya Skitu TV, kugira ngo ubashe kutugaragariza ibihangano byawe, hanyuma unatuganirize muri rusange. Reka tubaze tukwakire nk'umuhanzi tuguhereho. Abadukurikiye bari kuvuga bati kiriya ikintu afite. Abantu ntabwo baramenya no gutandukanya ikintu bita umuduri, inanga, ikembe, ari n'ibindi bikoresha abantu bakoresha mu buryo bwa muzika. Ariko abadukurikiye bafite amatsiko yo kureba icyo gikoresho ufite mu ntoki zawe, bati nyaboneka kiriya gikoresho kivuga gite. Twagira ngo rero mbere yuko tugirana ikiganiro nyirizina mu buryo burambuye, ubanze ubanyurizeho. Murakoze cyane. Kabisa kabisa. Muri iyi ndirimbo ngo yarantwaye Sikita hana Sikuti, reka Sikita yawe n'umusuri. Ntabyo waruzi. Sikita buriya yabaye n'umusuri. Ntabwo nari yazaga n'imashya. Sikita urabari kumwe. ikibazo ngo yantwaye. Aho atajya buririmba ati Sikitu ahandi Sikuti warwaye umutima. Kandi byose Sikitu yabaye ibyo. Bazashyira muri salo abantu bose bajyamenya ko ari wantwaye. Abakobwa bajye bamubona ibintu birakaze. bakirane Sikuti. Nyamuneka mwa bakobwa mwe rero mukure y'amaso, agafoto barakajyanye kageze muri salo. Ageze muri salo neza neza. Abantu batabazi kubura barabazi. Ntawamenye. Ugeze kwaduka amajyane akavura ikintu kazi. Maria we. Maria we. Ntabwo yize wowe. Kandi yakoreshaga igikoresho nk'iki. Njya nyumva. Maria.
Maria we Maria we Maria we arakoze cyane ati kinkokwe ntayo mfite wowe ukurikije ko ubyumvise ni igisokozo bavugaga ni igisokozo bavugaga cyangwa ni ariko menya ari igisokozo tuzashagura mugabo tumubaze gusa mugani niwe nyirabyo ababiririmbye bazaza batubwire bati icyo dushaka kuvuga ngo ni iki ngiki kinkokwe ntayo mfite abanyamakuru muzagere mubaze ikintu icyo ari cyo kandi kwikopesha ntabwo ari bibi ntabwo nari bari umuyobozi rero wa Sikitu TV ari we Sikitu Jerome agira atya atumira ari itorero niba ari gurupe ati muzaze hano muze kuri Sikitu TV tuganire ujya kubatumira washingiye ku ki okay murakoze abanyamakuru mwe rero kwaza ibibazo by'akasamutwe urabona nk'uyu mubyeyi nabonye kuri social media numva ndamwikundiye mukunze biba ngombwa ko mushaka kugira ngo nanjye azampe kwinanga ye akirigita aririmbira abantu gusa igihe ikintu kinshimishije nuko ahise nkunda agashaka umwana n'ifoto yanjye bakashyira muri salo abantu bakajya babona ko nduwe ahubwo igitangaje nuko akuzi ukaba uri umusikutu ukaba uri na Sikitu nanjye byanshanze ndi umusikutu nkaba na Sikitu nyine ubu ngubu nyine abazi guhitamo nawe muzarebe gusa ni umubyeyi nikundiye ntekereza ko mwe mu banyamakuru mureba igikwiriye kugira ngo akomeze dushimishe murakoze cyane ndi kumwe na Mutamu Jeanne turi gukorana kino kiganiro by'ukuri ababyeyi benshi biratangaje kubona umubyeyi nk'uyu nguyu uri mu kigero cye ushobora gukoresha kino gikoresho sinzi niba wenda unyura ukunda kubibona n'ubwa mbere mbibonye ibi bintu nubwo narinze ngo ndakasamutwe muri uyu mujyi kubona umubyeyi nk'uyu umenyereye inanga menyereye iki kintu ucuranga cyitwa gukina ni igicurangisho bita umuduri amateka y'umuduri ni ayahe waba uyaziho amateka y'iyi nanga bisa n'uko ese ubarirwa mu byitwa inanga umuduri ubarirwa mu byitwa inanga mu bikoresho byitwa inanga umuduri na gitari byose ni igiti wa mucuranzi n'umuhanzi yarabivuze kuko byose bikorwa byose biracuranga bigacuranga watubwira ibijyanye kuko ibyo byose hari ukuntu umuntu acuranga ikintu ariko akaba afite impamvu wenda niba tubukinjiramo nyuma tudasinzi aho ibintu turi bubihere kuko ndumva afite ibibazo byinshi cyane n'amatsiko menshi muri ngewe badusuye kandi amatsiko yose baragenda ashize amatsiko aratumara rwose pe uko mwitwa gucuranga amazina nayavuze murakoze cyane amazina yanjye nitwa Nyirampfumu Koherusi aba ntuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima akagari k'Amahoro niyo mpamvu ari umunyamahoro ngewe byanteye amatsiko itara yaravuze ati ese hari abandi babyeyi bangana n'uyu nguyu wari wabona acuranga reka duhere ku myaka murebye ndabona nyine uri umubyeyi bigaragara ko asa naho ukuze asa naho ukuze arabyivugira ari Kigali umubyeyi mu mahoro niba ntacyo bitwaye tutinjiye mu buzima bwawe bwite cyane mwamufitanye akoze avutse 7-2 afite imyaka 53 wamaze kuba umwaka uvuka
abandi bimenye twikubire mbese yanjye nakasamo nagira ngo numve ko gafoto biri buhure abo ikintu kimbabaje ntabwo nakumvaga ngo ndishimye agira ati mfite 55 ariko avuze ni 3 iyo nkagiye 35 ese ko yanyikundiye urumva bizahura bizajyana ubwo bizajyana reka mfate imashini yewe uyashaje kubarusha reka mfate imashini imibare yasohotse genda nayo imibarize niko mama ko wanyikundiye yego ukaba wantwaye ifoto yanjye yego ukavuza ko ugiye kwishyira muri salo yego abantu bibona bajya ko wabantwaye icyo kintu kivugaho iki buriya buriya rero mu rukundo ntabwo bisaba imyaka igenda ingana urukundo umuhanzi yaracuranze arahanga ati urukundo burya urukundo ni indwara y'umutima icyorezo kitagira uwo gisiga murakoze cyane turabashimiye cyane ariko amatsiko Jeanne afite uyu munsi ni menshi ariko nizere ko muraza kuhava ya matsiko ahari ageze ku iherezo imyaka ruyibarije iki imyaka nari nibajije hari ibintu bibiri nakurikije hari akantu kamwe nabanje kumva agafoto bajyanye ngo muri salo bamaze gutwara bagiye kumanika abakobwa nyine ubwo bakureho hanyuma icya kabiri nari nibarije ko mureba ababyeyi mwiza kandi bigaragara ubwo nari nkomereje nuko telefone yanjye yashizemo umuriro nari ngikuramo kugira ngo menye imyaka umwarushoni n'ubu bateri yabaye umwanya wo gukuramo n'ubu yo bateri yanjye yazimye ariko reka nikomereze yego umubyeyi yego utwihanganire kukwita rusi kuko nibaza ko ntacyo biri bugutware nta kibazo mu myaka yawe ufite ku ngano igaragara n'inyuma ku isura uragaragara nk'umubyeyi ukeye kandi umusirimu yego murakoze ariko ucuranga iki gicurangisho yewe nari nifuje kukwibariza iki kintu gikoze mu ki iki gicurangisho cyawe gikoze mu ki ntereye murakoze uru ni urusinga ariko wongera ijwi kugira ngo abantu nyabureka ari abakiri bato badukurikiranye bari kubona ikintu cyihese ni igikoni cyihese abana bacu bajya batubwira ngo amata ava ku igare nagira ngo rero mu gihe uri kuvuga uzamura ijwi kugira ngo abadukurikiye nabo babashe kumenya ibyo bintu yego nimbuze ibintu icyo gikoresho uru ni urusinga uru rusinga ruva ku ipine y'imodoka ubona ka kantu k'akakurudumu abana bakunda no kugacunga ariko ako gakurudumu kava mu ipine y'imodoka fata ako gakurudumu umuntu akagacana kagashya noneho kamaze kuvaho rwa ruhu rw'inyuma rw'inuza rw'umukoba nyine w'ipine hasigaramo insinga izi nsinga rero havanamo nyine urwo nesitara kuri iki giti iki ni igiti cy'inturusu cyaba inturusu inturusu iyo ari yo yose iyo ari yo yose igiti mbese niyo cyaba n'igereveriya gutyo gereveriya amenya iba bitakiri inturusu ariko inturusu iyo ari yo yose ni igiti mbese igiti cyose ninde se ubwo se ninde wagikubye gutyo
iyo kikiri kibisi Eh, umuntu aragiheta burya Ati- turasuze ba makuru kigahita. tuziranye kandi bakurikirana mama kurata muraho muri aho ziva muri inkuru zitwa makurata makurata y'umweru y'umweru ntabwo ari makuru azavuga ibidavuga menya niba ari iki ya nturusu bakunda no gukoresha muri za sauna na za yose iriya muzehe iriya nturusu bayita ntabwo nzi ko izina ryayo nanjye nzi ko igira umuti ukunda kwifasha muri sauna. ngo ni makuru abadukurikiye muri komenti muzadufashe iyi nturusu Inturusu. ngo ni ngo ni makuru makurata. byemejwe ko ari makuru Eh, bari makuru oya kabasura oya oya ni inturusu zitwa makuru nakomeze kugira ngo atubwire ubwo rero igiti cy'inturusu cyose kiva umuntu aragifata akagiheta ukesitaraho urusinga. Iyi ni ingata mbanda mu birere ikirere iki ni ikirere banabanzemo akagata kuzamura neza ngiki ingati isanzwe ni ingata isanzwe ufata ikirere ukazingamo aka kagata nyine. yego nibyo Hanyuma rero iki ni igicuma, iki ni igicuma. igicuma gikorwa mu cyumweru Igicuma gikorwa mu ruyuzi, ni uruyuzi rwimeza cyangwa umuntu atera hakeraho ibicuma. uruyuzi rw'igihaza Hari tandukanye igihaza Ntabwo ari igihaza. hari n'uruyuzi rwera ibicuma bita ibamba. ese wari uzi ko bya bindi byose byitwa ibihaza Hari ibamba, hari n'ibihaza. bivuga ngo wowe iki gikoresho ufite iki gicuma cyacyo kiva mu cyo bita uruyuzi Bw'ibamba utashyira ku nkono ngo uteke urye, ruba rurura cyane. aho niho gitandukanye n'igihaza gisanzwe kuko byo icyo byera kirarura Kirarura cyane ntabwo wagiteka, ntabwo kirura, ariko kiriya ntacyo ntabwo cyashira ntabwo wakimira, ntabwo cyagendeka. ubwo ni ubwoko Bw'igicuma, bw'uruyuzi uruyuzi rw'igicuma witwa ibamba. mubyeyi ugitamiye nta cyaguhitana cyane rwose, niyo cyagera mu nda n'inzoka irimo yose yavamo. ni umuti se yewe birenze n'umuti kirasharira cyane. utuntu tundi ufite mu ntoki rero utu rero utu ni tumeze nka udushito, twa turisho tw'abashinwa tw'abashinwa tumwe bagira utu ni udushito ni umushito wose ni umushito ukoresha uyu nguyu nyine wotsaho inyama. Ni uduti natwe, si uduti se natwo umuntu yasongora gutyo ukadubaza neza, mu giti icyo ari cyo cyose urumva twavamo. twakomeje aha ubu rero dusobanukiwe iki gikoresho cyawe kigizwe n'iki, gikozwe mu ki. Iki gikoresho ushobora kucyikorera ku giti cyawe ubwawe wenyine Ndacyikorera, wicaye ukicara ugatuza ndicara nkacyikorera nyine. Icyo mbasha gukora ni ukugura igicuma. Hano i Kigali ntaho wabona utera uruyuzi. ukuvuga ngo ujya kugura igicuma icyo ari cyo cyose kuko ari igicuma nawe nyine ndabona kiriho n'amabara meza Njya kukigura haba mu mujyi biba bihari, Kimisagara gutyo ku isoko. igicuma bigeze kurangara aho ugiye Igicuma kigura ibihumbi 3. ingano y'igicuma iyo uhitamo ukurikiza iki kuko hari ibicuma bishobora kuba ari binini hari uduto cyane sibyo iyo ujya guhitamo igicuma uri bukoreshe iki gikoresho cyawe uhitamo ukurikije Mpitamo nkurikije igicurangisho ashaka gucurangisha, baze yacyo izasohora umuziki. abo ubwo ni ukuvuga ngo nshaka igicuma gipima amacupa nk'abiri, niba uzi amacupa abiri uko aba angana. Iki gifite amacupa 2 n'igice. iyo ugeze rero hano hari ikintu ntarebye neza yego kubera iki gicuma gifunguye imbere niba rebesha neza neza mo imbere ahari hafi ni ukuvuga ngo iyo aha hantu nawe uri kunyuma simbuka kuko ntabwo nari mbasobanura igicuma iyo umaze kukigura cy'amacupa ngo
nk'abiri bihura n'uburyo kivugamo Mm, ubunini bwacyo bucyongera bucyongera ijwi. cyangwa kuremera kw'ijwi. cyongera ijwi. Aha. Hanyuma ni iyihe mpamvu ituma iyo umaze kuzana igicuma Iyo maze kuzana igicuma kiba gifunze, mfata icyuma nkacana imbabura nk'amakara, nkashyiramo icyuma mu makara yafashwe, nyine umuriro wafashwe ku makara, icyuma kigashyuha cyane, nkagenda ngikatisha cya gicuma, umunwa w'igicuma nkawuvanaho, hanyuma hakazaho umunwa umeze gutya. icyo ni icyuma cyagikoze kinyuze mu makara gishyushye. Kasi kari imbere ni agaki ubundi? Aka kari imbere Kameze aka ni agati, kameze nk'agati. nyereka ndebe sindebamo. aka ni agati karimo imbere, yego kari agati gasa urusinga, uru nguru rujyana rusora amajwi mo hano mu gicuma, kugira ngo aka gasinga kataza kureduka kakavamo, nkambikamo kano gati. iyo byose ni ibintu ushobora kwikorera ku giti cyawe. Ariko nyina kuto twumve uko avuga. nyiraho rero Aho ngaho nyiraho. Umva disi we. nibyo ibi bintu ni byiza, ni iby'agaciro, ahubwo umuntu yakwibaza ngo niba ari we ubyikorera ashobora gukora nka zingahe. icyo ni ikibazo cyawe. Wakoze. nyuma yo kudusobanurira uko ukuntu nyikora, cyangwa se ukuntu nkora uyu muduri, nkora nkurikije, hari ukuntu mucuranga nk'igihe aka gacuma kagahugana kakameneka. guhugana ni iki? Guhugana ni ukuba mpuze kakancika kakameneka. Ubwo iyo kamenetse niho nongera nkabanga undi cyangwa nkakora undi, babyita kubanga cyangwa kuwukora. nzashaka abantu bambwira amateka y'umuduri mu Rwanda, uzamfashe. hanyuma nagira ngo nkwibarize ibi bintu ko mbona biri mu buhanga bukomeye cyane buremereye, ibi bintu bwa mbere wiga kubikora wakwibuka igihe wabitangiye? Murakoze. Uyu muduri natangiye kuwucuranga muri 2007. Kera n'ubu nturamenya kubara koko bigenze neza. 2007 niho natangiye umuduri. uyu muntu amaze acuranga umuduri, mbabarira pe. 2007 muzehe. 7 Bameruka mu mibare waragerageza. 7 si imyaka 10, imyaka 19. iri hafi aho. ubu rero akantu kera aho hariya koko. nababwiye ko ni 18 hose ameke mu ishuri nageragezaga. imyaka 18 ucuranga aho ngira ku biteye z'umudiri aho ngaho. Yes, bakubaze ukubita akaduri byumvikane karyoha. 18 mubyeyi mwiza ucuranga ubitangira bwa mbere wabikuye he? niki cyatumye uhitamo gucuranga umuduri kamere kuri ako ngaho? Murakoze. Ntangira gucuranga umuduri aricaye ntekereza ikintu cyanteza imbere, cyamfasha kugira ngo mbone icyo gutunga abana. Ibyo wari ufite abana bangahe? Ari mfite abana 4. Turaza gusubira kujyanye n'ubuzima bwawe bwite, reka twahereye ku muduri. Ibyo wari ufite abana 4, hanyuma wakoraga iki? Ntaratangira gucuranga umuduri se, akoraga ibiraka byo guhingira amafaranga. Wari utuye he? Wacu ni Karongi, karere ka Karongi. Bivuga ngo wahingaga utuye Karongi. Hanyuma ufata umwanzuro wo gucuranga umuduri. Mfata umwanzuro wo kuza i Kigali nkacuranga umuduri.
wowe wenyine wari ushobora gutekereza uravuga uti ngiye kuza i Kigali Eh, n'abana bane ni- uru rugendo rutangira nako si njye njyenyine numva biteye amatsiko abantu benshi hari ukuntu aho ngaho hari ukuntu aho nakoreraga amafaranga nyine mpingira amafaranga bahingiraga amafaranga magana ane ku munsi igihe wari ufite umugabo umugabo yari yarapfuye papa w'abo bantu ubwo nkakorera amafaranga magana ane haba ari ubwo cyangwa se ntabona n'ayo mafaranga nkaba nakorera n'umufungo w'ibijumba wo kubatunga ubwo rero umunsi umwe njya ku kabari nkiri mu cyaro nanywaga inzoga ubusira kugize nywa oya banywa inzoga njya ku kabari ngiye kunywa inzoga nyirakabari arambwira ati ariko nyuma yaho gatoya hakaba hari abagabo bacuranga imiduri babyara banjye basanga mu kabari bari mu kunywa bivuga ngo gucuranga umuduri biri mu muryango ubwo bacurangaga imiduri babyara banjye abadamu tugaseruka tukabyina yari orokesitiri ikomeye twabaga no ku rutoto twabaga dufite za konseri aho mu kabari kuko abadamu benshi mu cyaro baritinya navuga kwitinya kubera ko ntawe ushobora kuba yafata gutinyuka ngo afate umuduri ngo awucurange nanjye ntago nari ntarawufata ariko njye narabitegerezaga uko babikora ko n'imbyino naraziserukaga nkazibyina bo baracurangaga mwe mukabyina tukabyina bacuranga imiduri itandukanye ni ukuvuga ngo hari ufite wenda hari umuduri munini ufite igicuma kinini hari ufite igicuma gitoya bo bagendaga bafite ibicuma bitandukanye ikinini n'igitoya ubwo rero tukanywa bagasengera tukanywa abari aho ngaho mu kabari bakaduha amayoga tukanywa tukabyina bakaririmba gutyo ariko nyirakabari arambwira ati rero Rusi izi mbyino mubyinira mu kabari babahemba inzoga ati ndabona wowe usobanutse ni inzoga gusa n'ubu ngubu ni inzoga bakorera kuko nta kintu baracyabikora ati ugiye i Kigali uwo ni nyirakabari ugiye i Kigali izi ndirimbo ririmba mu kabari babahemba amayoga zakuzamura ukazivanaho amafaranga uwo ni nyirakabari arahari turamushimiye cyane arahari n'ubu abari hano mu Gakinjiro yari Kigali mubona hano mu mbaho bamwita Kibuga rero inama nayigiriwe na Kibuga ariko i Kigali ntago nari mpazi neza ari naragarukiye hariya ku Ruyenzi ari ntaragera mu mujyi neza hanyuma se bazamutuzanira uwo muntu mu Gakinjiro bazamutuzanira Kibuga akatuganiriza kugira ngo yakugiye umusitari Kibuga mubonye buriya namuzana buriya yego rwose ubwo rero Kibuga we yakundaga kuza i Kigali agakorera amafaranga agahita aza agashinga akabari gutyo sinzi niba yari yarigeze abona mu i Kigali yenda hari ababicuranga bakabivanaho amafaranga ariko niyo nama yangiriye ubwo nibwo nanjye navugaga nti ngiye i Kigali ngiye i Kigali nabwiye Patrick uriya yari afite imyaka 5 imfura yawe oya akurikira n'uwa gatatu mu mfura ndamubwira ati ko yari afite imyaka 5 nyine ariko ubona ko azi yari afite umwaka umukuru yanganaga iki ko umukuru
mukuru yari ari hano i Kigali akora mu Buyaya, yari afite imyaka 12. yego Eh, bakurikije neza eh, 12 hagati harimo undi hepfo gatanu nyuma hakaba undi bakurikije neza rwose ubwo rero ndamubwira Patrick rero tuzajya i Kigali, ati tuzajya i Kigali ariko nubwo nta tike mfite amafaranga 700 ndabapfunyikira ibijumba. uwo ninde Ndi kubwira Patrick undi mwana yabaga kwa uwo uri imyaka 5 undi yabaga kwa papa. Ubwo rero mbwira Patrick niwe twari turi kumwe aho ncumbitse aho ngaho mu byaro, tuzajya i Kigali. Ati aho wari uri ucumbitse ari icumbitse, inzu yari yarasenyutse mu ntambara. Ubwo rero nibwo Patrick sinzi niba yarazi yenda i Kigali, yenda ari nko kuva nkaho ukajya yenda aha ku Kagogo. Ati tuzagende mati tuzagende, ni kandi nitujya i Kigali tuzakira. Ati tuzaturya inyama n'umuceri ko ntabwo twari tuzi kurya umuceri. mwajya gise iwanyu yongi Haryaga ibijumba n'imyumbati n'amateke. iwe so ufite imirima Aho umuntu narabihingiraga nkabibona, ibyo bampaye nyine nkarya tukarya ibyo. Ubwo rero mfata amafaranga 700 nca ahantu Irambura, niba muhazi Irambura na hano Inyange za Nyange ari ni kuzakibuye zamuka Inyange n'amaguru. n'abana babiri Umwe muhetse Patrick mushoreye yaruha nkashyira ku rutugu agafuka k'ibijumba. no aho ngaho waragiye mbega ubuhamya ubwo harimo urugero rwo kugira ngo ubone ibyo bijumba nabyo ibijumba byo nari narabikoreye, nafashe gahunda yo kugenda nyine narabikoreye biri aho ngaho. Iyi ni impamba y'abana, ibijumba n'amazi mu kavido k'akaritiro. Ndagiye akareka ndagiye n'Irambura kugera ku Ruyenzi nangahe, kuko numvaga ko ariho nza kugera nkacumbika, ko ariho nzi nkazareba umuntu uzangeza mu mujyi uhazi neza. ayo mafaranga 700 wari utwaye 700 bagezeho ibijumba mbura ahantu mbyokereza, rega byari na bibisi. wazanye ibijumba bibisi ntabwo byari bitetse. Ubwo nagezeho 700 mvanamo 100 ngura imigati 5 yari 100. hasigaye 600. Mbajije konvuwayeri ngo wari ugeze he na shoferi, nari ngeze kuri kaburimbo nyine Inyange ngo nze ku Ruyenzi. Arambwira ati wari uvuye ku kibaye yitwa muki? Nari mvuye mu Birambo, ahantu mu Birambo za Kirinda. Abantu bazi urugendo rwa Birambo ubwo bazamutse